yacu ya Jokesi. Uyu munsi duherereye Norvège, twasuye aho bigishiriza imodoka, tubasha kugira amahirwe tuganira n'umwarimu abasha kudusangiza ku bintu byinshi cyane, duha amabanga menshi na byinshi nyine amaze kugeraho kabisa. Tuguhaye ikaze icano yacu ya Jokesi. Nitwa Pascal. Yego. Nkaba nigisha ibinyabiziga. Yego. Ku byiciro byose. Yego. Nanjye ndabishimira. Karibu rwose. Pascal, none mu buzima busanzwe nyine aka niko kazi ukora? Aka ni akazi natangiye kuva 2010 kugera uyu munsi nkakora, gatunze umuryango wanjye. Yego. Inshuti zanjye n'abavandimwe banjye. Yego. Ndakubaha kandi nawe urabona ko natangiye nkiri muto, urabona maze kugera ku rwego rugaragara nk'uko nawe ubibonye. Yego. Ariko ndabishimira. Yego, murakoze cyane. None ko hari abantu rimwe na rimwe wumva bavuga ngo akazi ko kwigisha imodoka ngo nyine ngo ntabwo bikigezweho cyane, ngo rimwe na rimwe ukumva baragapfobya, rimwe na rimwe nyine ugasanga abantu ntabwo nyine babiha agaciro, ugasanga buri muntu wese nyine arabivuga, ugasanga rimwe na rimwe nanone bavuga yuko abantu bigisha imodoka baba ari indaya. Ibyo bintu bivugaho iki ku bantu bakurikiye cano yacu? Ibyo bintu rero abantu bavuga ni guharabika abantu. Yego. Kubera yuko aka kazi ntabwo wagakora ngo ujye mu ibyo bintu, kuko kano kazi gasaba gutuza. Yego. Uba umeze nk'aho uri muganga ugiye gutera umuntu urushinge. Yego. Uba ugiye gufata ibyo ufite mu mutwe wawe ukabimushyiramo, ukamutangiza azero. Ngira ngo wabonye ibyiciro nagiye nkwereka dukoresha. Ntabwo uzafata umuntu uje kwiga wenda moto ngo umubwire, ashobora no kuba atazi no gutwara igare. Ariko icyo gihe n'umuganiza ukamutwara neza, ukamuterekaho akagendamo neza, bya bintu uzabimuforoma bimujyemo. Ariko se uzamujyana mu bintu by'uburaya, bya bintu bimushyiremo gute kandi aje akugana? Ibyo nge ndumva ari uguharabika abantu, kuko ntabyo mbona muri no sosiyete turimo, kandi turi benshi pe, ngira ngo urabireba. Yego. Turi benshi kandi ntabwo ibyo bintu byo bigaragaramo hano rwose. None ubwo watubwiye ko watangiye 2010, icyo gihe birumvikana haciyemo igihe kinini ubifitemo experience, ni ibintu nyine ufitemo inararibonye itangaje kabisa. None icyo gihe nyine byabaga byifashe gute? Ese abantu biga imodoka byabaga bihagaze gute? Hari abavuga yuko ngo ibiciro byagabanutse, abandi bakavuga yuko byiyongereye. Okay, turamburire muri make byabaga bihagaze gute muri icyo gihe? Urumva mbere byari byoroshye kubera ko aka essence kaguraga makeya. Ubu rero hajeho ko essence yazamutse, urumva igiciro tugomba natwe kukizamura, kuko ntabwo wakora uhomba kandi ucuruza kugira ngo wunguke. Yego. Ubwo rero ariko icyo nshimira Imana cyo nuko abantu barimo barabifata. Mbese urabona ko babikunze birenze uko mbere byari bimeze. Mbere twajyaga gushaka umuntu tukabimushyiramo, tukabanza kumuganiriza. Ariko urabona ko buri muntu wese ari kureba aho iterambere turimo kugeramo twigisha, akavuga ati ibintu bigezweho, reka nanjye mbijyemo, akizana. Wanamuca amafaranga akayaguha yumva abikunze, ariko mbere byari ukwinginga. Yego. Mbere twingingaga umukiriya, ariko ubu umukiriya araza ukabona ko abikunze. Yego. Yabihaye umwanya muri we. Ariko mbere byasabaga kwinginga n'ibiganiro byinshi. Ubwo birumvikana icyo gihe byabaga bigoranye. Kuko utubwiye yuko byasabaga kuba wakinginga umuntu, ariko basi ubu aka kanya abantu babashije kuba babyumva neza. Ubu tuvugana abantu bose bafite intsinzi. Ufite murumuna we yaramubwira ati iga imodoka, ufite mushiki we iga imodoka, buri muntu wese. Ubu tugeze ku rwego n'umuntu w'umumama ufite imyaka 70 ari kuza gushaka kategori C. Imyaka 70. Umunyeshuri ngewe uri kwiga kategori C ufite imyaka 75.
urumva ko ni ikintu gishimishije kikwereka ko hari aho turi kuva hari n'aho turi kugana. yego Ibyo abadutoje batugejejeho uri kubona ko bifite ireme birenze uko twebwe tubasha kubibona. ubwo birumvikana ibintu bigeze ku rundi rwego kabisa. ibintu byatangiye abantu batabyiyumvamo ko urumva za 2009 2008 ntago ahari wumvaga nyine umuntu ngo utwaye imodoka rimwe na rimwe ukanamushungera nyine ukumva ni ibintu nyine birenze. Byabaga bigoye ndetse waratsindaga ukava kuri tere uhita ubona umuntu uguha akazi bavuga ati runaka yabaye umusitari. Murakoze, icyo kibazo reka tukigarukeho. Abantu bavuga yuko biga imodoka bakabura akazi, ubona byaratewe n'iki? Abantu bavuga ibyo bintu bari kubeshya cyane. Akazi karahari n'ubu muri gare Nyabugogo. Imodoka zirahari zibategereje cyane cyane ku bantu bafite D1, abantu bafite kategori E. Ubwo dusobanurire D1. Kuvuga ngo hari kategori muri iyi minsi zishamaje ziri gutanga akazi kameze neza, haba kuri bashiki bacu haba ku bantu mbese babashije gukora. Harimo D1 na kategori E. Izo kategori urayigira, urimo urajya mu ruganda bakaguha akazi, urimo urajya muri gare bakaguha akazi, urimo urajya muri kampani runaka itwara abantu n'ibintu bakaguha akazi. Rero abantu bavuga ibyo bintu ahubwo bo ntabwo baba bageze kuri tere ngo babashe kumenya aho ibyo bintu bikorerwa. Ubu turi kwakira abantu tukabaha experience, tukabahugura zino modoka nini wayibonye. Nayibonye. Ino D1 wayibonye. Iriya zino minibisi n'aya makamyo wayabonye. Ubwo rero impamvu baza gufata metirize hano ni ukubera bajya mu ubwo buzi, kubera bafite experience nkeya ababosi bakabanyuzamo ijisho, niyo mpamvu barimo kuza batugana. Ubwo muri make inzitwazo z'abantu cyangwa se abantu bagenda bavuga ngo akazi karabuze, ukumva abantu ngo n'ubundi ngo ngese ngo ndajya kwiga imodoka se ngo bingendekere gute, ngo nta kazi ngo gahari, kazi ngo karabuze, ngo byaranze muri make. Ubwo abo bantu bareka ibyo bintu papa, abireke rwose. Akazi karahari n'ubu natwe hano dukeneye abashoferi bo kudusimbura kugira ngo tutananira. Akazi karahari ni karibu. Abo bakabuze ni karibu, twabafasha nabo bakaza tukabigisha kano kazi gukora, bakazaturura, dore turimo turanakura, tuzajya mu zindi nshingano bagiye batwakira. Murakoze. Tugana ku musozo wenda w'ikiganiro, ubwo hari abantu baba batazi ngo iyo ifite ngo watwara wihe modoka, nyine ducishirizemo muri make wenda dusobanurire izo. Murakoze cyane. Hano haba ibyiciro bitandukanye. Hari D, hari A, hari B, hari C, hari D, hari D1, hari na E na F. Ubwo mu byiciro rero uko bigenda bikurikirana, kategori A itwara moto, kategori B igatwara imodoka kuva ku bagenzi 7, kategori C igatwara imizigo ikanatwara n'abantu 2, kategori D igatwara abantu kuva ku bantu 1 kugera ku bantu 28 cyangwa se 30, biterwa n'ubwoko bw'iyo modoka, ariko irabyemere kugeza kuri 30. Noneho kategori D1 igatwara ku bantu kuva ku muntu 1 kuba wageza no ku bantu 90, biterwa n'ubushobozi baboneye assurance y'abo bantu bajya mu iyo modoka. Noneho kategori E yo nayo ni imizigo igatwara n'abantu 2. Kategori F igatwara izi modoka ubona zidukorera imihanda, igatwara izi modoka ubona zidusiziriza ibibanza no mu nganda, guterura ukaba wapakira umuzigo ukanawupakurura. Murakoze cyane. Ubwo urumva hari abantu benshi bari bazi ibyo bintu ariko barasobanukiwe uko byagenda kose. Rero hari abantu benshi na kano kanya baba bifuza kuba bakiga imodoka,
ariko ugasanga rimwe na rimwe barabura connection. Abatuye mu ntara, abatuye ahantu hagiye hatandukanye, n'abakunzi bacu bakurikiye channel yacu ya Jojo Kesi, hari igihe rimwe na rimwe baba bifuza ibi bintu. Wenda nifuza yuko waduha nimero yawe ikaba iri hasi kuri screen, ku buryo buri muntu wese waba ushaka iyi service yazaza abahamagara. Nimero zanjye MTN ni 0782 58 39 25. Ongera uyisubiremo. 0788 nanone 58 39 25. Tigo yo ni 0722 8 58 39 25. Urumva ko birenda gusukuramo kabiri yonyine ugahita umbona. Ikindi dutangiye umwaka mushya muhire dutanga na promosiyo. Mutanga na promosiyo? Promosiyo si bihagaze gute? Promosiyo ni ukuguha serivisi mbese ikunogeye ku buryo ubibwira mugenzi wawe. Yego. Urugero, ibyiciro byisumbuye tuzakugabanyiriza rwose igiciro, kuko dukeneye abashoferi bazajya baturuhura. Yego. Usigaye ugenda muri bisi ukabona umushoferi ari gusinzira. Bijya bibaho. Dukeneye abashoferi baturuhura, kandi mu rubyiruko muri Rwanda rw'ejo ni mu byitabire muturuhure, hato tutazabura abakuru bacu na barumuna bacu kubera gusinzira mu modoka. Murakoze cyane. Abantu rero mwari mukurikiye channel yacu Jojo Kesi, icyo nababwira cyo murumva bashyizeho promosiyo, kandi ntago ari kure, ni hano Noruveje. Ukigera mu gasantere ka Karama murahazi, ni hirya yaho gato hari ikibuga bigisha imodoka. Ubwo nimero ziri hano hasi, uko byagenda kose turabararitse kabisa, turabararitse. Gahunda ni gahunda. Umva icyo nababwira cy'ubwo ubutaha no turashaka mu kiganiro gitaha, turashaka noneho uzabe wenda hari akandi kantu nyine kagashya uri kutwereka ku modoka, nimba ntacyo byaba bitwaye. Murakoze cyane, mbaye mbashimiye. Mbifurije umunsi mwiza. Imana ibarinde, muhahe muronke. Murakoze cyane. Ikiganiro nagaruka.